twongerera ubwiza uburiri, twongerera ubwiza ndetse na salon babikoze. Hari ukuntu mpicisha nkafata akajisho nyine nk'aho ari undi muntu, nkareba nk'aho ari undi muntu nyine, cyangwa ndi nko muri salon y'undi muntu, cyangwa se ndi nko mu nzu y'undi muntu, cyangwa maze gusasa nkayicisha nkahagarara gatoya nkareba gutya ngakomeza. Nyine birashimisha kubona ibintu biri ku murongo kandi bisa neza. Naryo usanga isogisi ryarakwedutse hahandi ritazamuka mu kaguru k'umwana ugasanga rigezemo rise rireba hasi. Oya, ikaze ku mubyeyimagazine. Niba uri mu cyano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesirite. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyimagazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri by'ingenzi byagufasha nk'umugore w'umusirimu, byagufasha nk'umugore ukunda ibintu byiza, ukunda gutegura, ukunda gusa neza, ukunda utuntu dusa neza, ibintu byagufasha ukahacana umucyo buri munsi. Mbese twa tuntu dutuma nta kintu gishimisha. Nta mugore udakunda kubona salon isa neza, nta mugore udakunda kubona icyumba gisa neza, nta mugore ubyanga. Niyo mpamvu rero nongeye kubigarukaho kugira ngo twongere tubyiyibutse, tubyibukiranye. Hari igihe uba ubireba ukabyirengagiza, ariko iki gihe nicyo cyanyacyo, iki gihe nicyo cyangombwa kugira ngo wongere wikubita agashyi. Niba wajyaga ubisuzugura ukabishyira ku ruhande ntubihe umwanya wa mbere, cyangwa se niba wabiteganyaga, umva ibingibi rero biragufasha. Ikintu cya mbere ni ikihe? Ikintu cya mbere gishimisha umugore w'umusirimu, gishimisha umugore muri rusange, ni ukubona muri salon hateguye, ni ukubona muri salon hasa neza, hari indabo, intebe zisa neza, hahanaguye, hahumura. Mbese kwinjira njye bijya bimbaho nk'iyo namaze gutunganya, namaze gutegura, cyangwa se n'abafasha mu rugo babikoze. Hari ukuntu mpicisha nkafata akajisho nyine nk'aho ari undi muntu, nkareba nk'aho ari undi muntu nyine, cyangwa ndi nko muri salon y'undi muntu, cyangwa se ndi nko mu nzu y'undi muntu, cyangwa maze gusasa nkayicisha nkahagarara gatoya nkareba gutya ngakomeza. Nyine birashimisha kubona ibintu biri ku murongo kandi bisa neza. Rero muri salon ushaka kuba ufite udusego dushaje, wenda udusego tumwe, udusego ubona ushaka guhindura, udusego ubona ushaka kujya uhinduranya kugira ngo salon igire icyanga, ubuzima bugira icyanga, ariko ukumva nta gitekerezo ufite. Aka kanya rero mafitiye amayide. Hari udusego dutandukanye ushobora gukoresha. Ngaka akambere, ngaka kagasego gatoya, umwenda w'agasego. Urabona ko ushobora kuwukoresha ahantu hatandukanye hagera kuri hatatu. Mu intebe zifite umwenda w'icyatsi, zifite akajone cyangwa akabeje cyangwa se umweru, aka gasego kagufasha, sibyo? Rwose agasego gasa neza, gatera ibyishimo mu nzu, gatera ubwuzu, ku buryo niba ubifite muri gahunda, niba wabitekerezaga, aka gasego kagutera kugira ubushake bwo kongera ubwiza salon yawe. Aka ni akenda kagasego ka mbere. Dufite akandi gasego. Bene utu dusego ntabwo dukunze kudukoresha cyane, ntabwo tutumenyereye cyane. Abantu benshi dukunda kwikoreshereza twa dusego dusanzwe, ari two twutu. Ariko nyamara n'utu dutoya twongerera ubwiza icyumba cyacu, twongerera ubwiza uburiri, twongerera ubwiza ndetse na salon yacu. Rero niba wajya ukabona ukakirengagiza, ntuzongere kugacaho. Aka kagufasha, kano gasego kagufasha. Dore gafite amabara atandukanye, gafite n'umubiri mwiza. Aka rero wagakoresha mu cyumba, ku buriri umaze gusasa, kagashyiraho hagati ya misego ibiri cyangwa ine, bitewe n'iyo ugiye gusasa muri dekorasiyo yawe. Hanyuma nanone
ushobora none gukoresha n'aka ngaka, aka kisumbuyeho ariko design ni imwe. Nkuko nabibabwiraga rero wagakoresha muri salon cyangwa se mu cyumba umaze gusasa. Urabona ko ari design zitandukanye, nawe tekereza uburyo byaba bisa neza kari mu ntebe yawe muri salon cyangwa se kari ku buriri bwawe. Ntabwo ari aka gusa rero, dufite n'utundi dutandukanye. Aka made in Rwanda, urabona ko nako ushobora kugakoresha ku mabara atandukanye muri salon yawe. Umva washaka wagashyira no mu cyumba naho nta kintu bitwaye. Hano hari umukara, hari n'umutuku, hanyuma tukagira nanone n'umuhondo. Hari n'utundi dusego rero tuba dufiteho ama message atandukanye. Burya kugira message mu nzu yawe, mu cyumba cyawe, ahantu hose ushobora gutambuka ukabona message, uretse ko tuzabigarukaho. Ariko iyo hari aka message kanditse ka peace, ka love, byaka sweet home, hari ikintu byongera muri wowe, mu mitekerereze yawe, mu mibereho yawe, ari wowe ndetse n'abandi bari mu rugo, ndetse n'abandi muri kumwe mu rugo, baba ari abagusuye cyangwa se nawe ubwanyu muba muri urwo rugo. Ni muri urwo rwego rero navuze nti dore iminsi mikuru iregereje, usanga abantu benshi ibintu byinshi baba babyitayeho, bakavuga ati we mperuka kugura udusego umwaka ushize, mperuka kugura iki ngiki umwaka ushize, gutyo uti si ngubu ndabikoraho iki. Rero uru ni urugero rw'utuntu wakoresha kugira ngo wongere ubwiza salon yawe cyangwa se icyumba cyawe. Dore ngiyi, sibyo? Hanyuma rero uramutse uyikeneye iyi misego, ndabashyiraho nimero mwahamagara kugira ngo babafashe. Niba ukeneye imisego nk'iyi ngiyi babafashe, hanyuma ugende witegurire, ugende ugire mu rugo hasa neza. Icyo cyari cya mbere. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies. Icya kabiri rero, nk'umugore w'umusirimu, nk'umubyeyi w'umusirimu, umva mu gihe cy'iminsi mikuru cyangwa se mu buzima bwacu busanzwe, hari igihe ukenera kujya gusura abantu, hari igihe ubona abashyitsi bikaba ngombwa kujyana abana cyangwa se ko n'abana baba bahari. Ariko hari ibintu ugomba kwitaho. Icya mbere ni amasogisi y'abana. Ndatekereza ko ushobora kuba uheruka kugura nk'amasogisi nka peri nk'eshatu, peri enye waguriye abana, ariko ugasanga umva zirahari enye ariko ntizisa, ugasanga nta kamwe gasa n'akandi, mbese ukavuga ati ko nta bimoteri, ko ntaki, ko aya masogisi yagiye, ukaba wayashaka ukayabura. Rero ni ngombwa yuko ugomba kongera ugacekinga, ukavuga uti ese dufite amasogisi, abana bafite amasogisi, ese amasogisi ahari arasa, ese amasogisi ahari ntabwo yakwedutse. Hari igihe usanga isogisi ryarakwedutse, hahandi ritazamuka mu kaguru k'umwana, ugasanga rigezemo rise rireba hasi. Oya, niba ari uko bimeze, fata akanya ugende ushake amasogisi, ugende ubashakire sousvetement. Nayo hari igihe usanga yarapfubye, hari igihe usanga yarakwedutse, elastique yaravuyemo, hahandi umwana yambara ugasanga iri kugwa, yaba atambaye nk'ikabutura cyangwa ipantaro, ugasanga ari kugenda azamura ari mu ikanzu cyangwa mu ijipo, ugasanga umwana ntabwo ari comfortable. Rero ni byiza yuko ushaka amasogisi n'amasouvetement y'abana, ukaba uri sure yuko bihari kandi bisa neza, kugira ngo
mwajya muri famiye, mwajya mu bikinisho, mwajya mu misa, mwaguma mu rugo, umwana abe ari comfortable mu masogisi ndetse no mu sousvetement yambaye. Rero naricekinze mu minsi ishize ndavuga ngibi ntago ibingibi ngomba kubihindura, ngomba kubikoraho ku buryo abana baba bari comfortable mu byo bambaye. Nawe uzabyumve igihe wambaye isogisi ritagukwira cyangwa ridasa neza cyangwa ryakwedutse hariya hejuru, nawe ntabwo uba uri comfortable. Rero ni byiza yuko n'abana tubitaho, tubibuka. Nuko rero ndi kubabwira yuko mu minsi ishize nafashe umwanya ndicekinga ndavuga reka ngende nongere mbarebere sousvetement, mbarebere n'udusogisi. Ndazenguruka ahantu henshi hatandukanye, nkagenda mbona tumwe ntakunze, utundi nkabona ndadukunze ariko atari cyane. Nuko namaze no guhaha pe, nari nsigaje utuntu dukeya. Sinzi ukuntu naciye muri shike mbona hari akabotike k'imyenda y'abana kanditseho discount, kanditseho ko harimo promotion. Ndinjira ariko byaranshimishije kwinjira muri ako kabotike kuko nasanzemo utuntu nifuzaga. Niho nari kuba nahereye mvuga ngo ngiye kugura. Amasogisi y'abana batoya arimo, amasogisi y'abana manini arimo, bafite utuba twiza, utuba tw'umuhondo, utuba tw'icyatsi, tw'umukara. Noneho bafite n'amakanzu meza, bafite na twa dukora tw'abana, two tundi tworohereye, n'udu-t-shirt n'ibiki. Mana umva, nari naguze utundi ariko kubera ukuntu byari byiza ndongera ndiyongeza ndavuga ntireka n'ahangaha mpagurire. Noneho nanashimiye ukuntu banyakiriye, umumama yanyakiriye neza aramfasha. Noneho ndangije byose maze kubikora ndamubwira se nshobora kugukorera publicité, ushobora kwemera nka kamera hano nkabwira abandi babyeyi nyine mugabo ko mfite YouTube channel, ndamubwira wanyemerera nka kamera nkazabibereka. Ndabizi ko bimaze igihe, ntabwo nahise mbikora icyo gihe, ariko igihe ni iki ngiki. Navuze ntireka mbereke namwe. Umva, ukeneye amasogisi, ukeneye utuba tw'abana, ukeneye udupantaro tw'abana, udu-t-shirt, kandi nabonye ari imyenda myiza iri original, ukuntu ubona iri unique, ubona ikomeye ukuntu, mbese ifite ubusirimu bwihariye. Nuko rero nawe nagushishikariza niba wari ukeneye amasogisi cyangwa utwo tuba cyangwa se turadukora udukanzu, umva unyarukireyo. Rero ni muri shike, hasi urabona ku ruhande rujya kuri gare, hareba winjiriye kuri uriya muryango ureba kuri statistique, wa muryango winjiriramo. Hanyuma utaragera kuri lift neza uhita uribona iduka ry'abana, iduka ririmo imyenda. Umva, uwo mumama ndamubashimiye, yakira neza abantu, atuje, abubashye. Mbese namwe mugende muganeyo, bibafashe rero kongera kwambika neza abana udusogisi, udusousvetement, utwenda twiza. Abamama ntimuziteho gusa ngo abana mubibagirwe, kuko abana ni ishusho y'ababyeyi. Hanyuma rero ndumva ari ibyo. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Umubyeyi magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.